ibaze gushimira umuntu azavuga ati ntuzongere kumva umushimiye gusa cyonyine byabaye ikibazo. abana babi cyane baba bambabaje ariko hari byinshi bakufashije. ariko bazo umuntu aturutse rya akaza gushaka kuyobora urugo rwawe wowe uhari nyirarwo agashaka mbere kukwereka ko ari we waba ukugeze ukabona umuntu arimo arashaka kuguca amazi umubonye ejo mu gitondo ufite abantu bawe mukorana n'abariya nige baje bashaka ntabwo baje bashaka abana ntabwo njyewe rega ntabwo napinze ko batamfashije ese ko icyo umuntu abashimira bagashaka kumuhindura ese ubwo ibyo ni kubera iyo mpamvu gushimira umuntu niko adashaka no kutazongera kumuvuga mu kiganiro nyine ibyo ngubwo za propaganda zabo nyine bagenderaho bariya dore bakagara ubona mbabonye ejo bundi nyawe nta n'amezi 8 twari twamarana ubundi ngira ngo nari maze nk'imyaka nk'itanu nirwanaho biga bagira gute bimvuna n'ivi Mudahera wenda ntago ari ukukubahuka cyangwa kugira ute ariko byafatwa nkaho ari ugukorera indashima kubera ko niba uvuga ati inzu barayubatse ati bashyiremo umucanga ati bashyiramo ibirahure gusa ariko bisa nkaho ari ukunsuzugura mbikubwiza ko nigeze no kubahagarika ugeze kubabuza gukora ibiganiro yes ndabahagarara nta muzunya kungarukira mu rugo Kagara rero yageze muri Ghana wabyakiriye gute ntabwo byabura nyine kwishima witeguye kuzamwakira agaze Kigali yego noneho kubera no mu rugo n'ibintu bakora uyu munsi ukabona barabafashije ejo nanone ukabona babafashije n'ubundi wagira ngo ibyo abambere bakoze nta n'ikintu bakoze nyine ngiye birambabaza n'ubundi mwumva abana bireka no kuzabajya kuri kamera bakavuga ibintu kuko ubakorera ikintu ejo wagaruka ukagira ngo nta kintu na kimwe wabakoreye pe ngewe ndabibona kandi nyine ibintu biba biriho ibyo nyine nibyo nakubwaga ndimo gushaka kugira gute gupfa nabo oya nyine ibyo ntabwo muko kubipfa ahubwo ushaka kuba bigaragara ko ari wowe udashobotse ngewe kuko uyu mwana avuze ati ngewe na musaza wawe ntabwo yagira ikibazo mbere kumufasha umva ngusobanurire nakubwiye ngo kuva aho mbone bari abahungu urumva nta mezi angahe yashize ngira ntagera muri 7 cyangwa 6 birashoboka wenda niyo yaba ari ukwezi ntacyo hagati aho ngo nakubwiye ngo imyaka yose mbayeho bari batunzwe nande emera guca bugufi emera kumva ko uyu munsi umwana ashobora kugutegeka ikintu kugira ngo inyungu zo mu rugo ziboneke mva mbikubwire ndabivuze ndi kuri kamera nta mwana wanyobora umva ashaka kuyobora yubaka urwe andekera urwanjye nkomeze urwanjye nta sodi yenda mwibwiriye nawe muzabibabwira nabwiye kaganiro kagarara kuba ngize amahirwe ukantura umutwaro w'aba bana n'ibikoresho n'iki mundi wenda nimushaka munyihorere yego n'iryo jambo bizamaze genda narimubwira mushimire mufata umwanya umushimire fata umuntu umushimire wenda mushimira pe kagara nta kintu mpfa nawe ari rorongone ari ntuzungu nta kintu mpfa nawe gicyo mbashimira nuko bantuye umutwaro w'abana ariko rero mu gihe yumva ko namushimira bikaba ikibazo cyokora icyo mbasabye imbabazi ntabwo nzabyongera icyo ntabwo uzongera gute ntabwo uzongera kujya mbashimira mbaye ikaze kandi abifuriza kumererwa neza mudukurikiye mu bice bitandukanye mudukurikiye muri mu Rwanda cyangwa mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda Rugendo TV ingiye nitwa Nepo uyu munsi tugiye kuganira n'uyu mubyeyi n'umupapa w'abana ndetse barenze 5 niba ntibeshye tugiye kuganira tumenye byinshi kuryo burambuye yitwa Mudaheranwa tumaze kuganira ashizeho iminsi tuganiriye ariko uyu munsi yifuje ko tuganira yifuje ko agira byinshi atangaza ndetse niwe wabisabye kugira ngo tuganire rero maze kumva ko hari byinshi yadusangiza zari byinshi twakungukira mu kiganiro tugiye kugirana nifuza ko twamwakira tukaganira muri rusange ngo ikaze Mudaheranwa yego Nepo nanjye ndaryakiriye yego atangira wibwira dukurikiye ko hari umuntu utakuzi ngiye amazina yanjye nitwa Mudaheranwa Celestine abandi bo mu karere ka Rwamagana aribo nkomoka yego Mudahera ashize iminsi igera kuri 4 tugiranye ikiganiro ni ikiganiro abantu bakunze ari benshi cyane ariko abantu hari abatarabyifuje ko twakongera kuganira baravuga ngo ntabwo ari ukwiriye kuza kuvuga nyuma yuko hari byinshi wakorewe nyuma yuko hari byinshi wakorewe byiza cyane ibyo byose byari birenze kuba waza kuvuga hashize iminsi 3 ni ikiganiro twagiranye mbe na mbere ikiganiro wabonye abantu baracyakiriye gute Jesse nanabashije no kukireba ntabwo naje kukireba ariko abagenda bambwiye ko ari cyiza kubera ko nta mamega mafite aho mba ni mu cyaro
ariko bambwira ko cyabaye cyiza. Yego. Yego. Mm. Yego. Mbere na mbere nahamagawe n'umukobwa wawe none mu gitondo ndetse mubwira ko dufite ikiganiro ariko numva ntago ari kubyumva navuga ati rero sinzi ikibazo wenda cyabayeho ko twifuza kuba twatandukanye umuryango ahubwo tuba turi kuwubaka. Mbere na mbere mwapfuye iki n'abantu by'umwihariko bo ku ruhande bagiye bampamagara bambwira ati ikiganiro wagikuraho ngo biragenda gute, ibyo byose dusobanuriye twinjize kuri ibyo ngibyo. Ikintu nakubwira cyo umuntu avuga ngo ugikureho niba wari wagitanze cyangwa ngo ugikure mu ruhe rwego ndagira ngo aribwo umbwira umenye. Yari abavuga ngo ntabwo wari kuri ikiganiro ngewe kubera izihe mpamvu ngo arabagufite mu nshingano abaheza niko numvaga. oya nta muntu ufite mu nshingano ngewe butuvugana. urumva ngomba gukora ibintu byanjye nkabikora uko nshaka. abo bafite mu nshingano na kazi kabo nibabagira gute bakorane nabo. yewe ubambwira gute ngo bafite mu nshingano mu buzima bwanjye naba nabyawe na Filmagisi mbura kari yambyaye nkorana namwe. Yego. abariya mbabonye ejo bundi sinanabazi yewe gusa ubwo wambwira ngo waza nkawereka gukorana nawe nzi amateka yanjye nawe. Hari kibise twavuze mu kiganiro? nta nemagambo twabikoze neza rwose. nta kibi twakoze. n'icyo kibi twakoze ni iki? Umukobwa wa Sabira ngo ntabwo yishimiye uburyo wakoze ikiganiro ngo ndetse ntabwo byari byemewe kuba wamukoraho ikiganiro namuvugaho wowe kuko nta burenganzira ubifiteho. nta burenganzira mfite bwo kuba namuvugaho? ibyo byo ni ibintu biri aho ngaho nanjye ubwanjye ntazi ntanamenye ibyo ari byo. urumva nanjye ubwo sinanamenya n'ibyo ari byo. mfite uburenganzira bwanjye bwo kuba nakora ikiganiro. we niba afite inshingano ze n'abariya bafite amazano bagiranye njye sindimo. nta mazano twagiranye. ngomba gukora nk'umwana mu rugo n'undi icyo nakoze naramushimye nk'umwana mu rugo kuko ibyo yakoze. hari ikindi? Yes. Reka twinjire mo gato tutaza kubigarukaho ku buryo burambuye ariko wenda mbaze nibuse abantu nagaruta dushaka guteranya umuryango cyangwa se guteranya abantu babana by'umwihariko ku mwana wawe. ibyo ngibyo rero ibyo ngibyo twifuza muri rusange nibyo tuba dushaka kujya tugandi twifuza ko mubana neza ariko reka nkubazeho gatoya. mu kiganiro yakoze kwa Murungi Sabe kuri Simbi TV yavuze ko mutabanye neza ndetse mutanakuranye we yakuza abahandi ndetse kubwo kutumvikana nawe. rero tukibaza ati se yaba byaragenze gute? ese nabona nabwo mu mutego wo kuba nabansanga umwana hari uburyo atabanye neza n'umubyeyi nawe ibyo bintu warabyumvishe? narabyumvishe ibyo ngibyo ariko jewe nakomeje kubisobanura inshuro nyinshi. uriya mwana nukuvuga ngo jewe namujyanye kwa masenge mujyana afite umwaka n'igice nta n'ubwenge yarazi ntazi n'impamvu yamujyanye yariyo sibye ko yagiye akura akagenda abona uko ibintu bimeze. kuva agiye kwa nyirasenge kwa masenge niho yarerewe. arahiga yahize primaire. primaire buriya yize mu Mutara kwa masenge. ariko ngiye mu kujya kumutanga ntago namutanze ariko ngo ndamwanga. nuko nabandi bose nta numwe warurira hango mu rugo. impamvu nazisobanuye inshuro nyinshi kuri radio. ngewe uriya mwana yagiye kubera ikibazo cy'ubukene. Yego. nari nke nicyo bita gukena bye. none ubu bari abakuru babiri bo bari bagiye kwiga igitaramo. uriya bari usigaye mu rugo na Mfizi nari bafite ari ba nicyo gihe. Mfizi yarakiri uruhinja cyonka. Yego ndamuzi. noneho ndareba komeza kuganira na masenge ngani wapi urabona ko umuntu umubyeyi baganira. ntabwo ndananiwe pe. arambwira ati harya si muhuza usigaye mu rugo muhuza nawe nanjye mu. nuko masenge yamutwaye. amujyana mu Mutara. haba mu kumujyana ntago naretse inshingano zanjye. ubu tuvugana yanditse n'ubundi kuri jewe mwishyurira mituweli. amafaranga y'ishuri aba yabonetse nkagira gute nkayatanga. ibira bindi rero sinzi iyo aho bigenda biva. ntago jewe no mu buzima bwanjye nta n'umwana wanjye nigeze nkura nanga abana banjye bose ni bamwe n'abanjye. none se mubanye gute? ubu nabwo tubanye gutyo ariko nk'ibyo biba byaje nibyo biba binkomye mu mutwe. mbuza gukora ikiganiro yaje adasanga ngikora. ariko icyo udashaka no gukora ikiganiro umuvugaho. icyo atifuza ngo nukora ikiganiro umuvugaho se ko ntabuzwa n'iki kumushimira. ibyo wowe wabibonye kuko twakoze ikiganiro tubashimira ese tushimira n'abamufashije. we nakagarara n'abamfashije. hari ibindi bintu twamuvuzeho twebwe. kubera iki se ahubwo kubera iki mva ari ikibazo? oya njye sinzi ibye n'abari abahungu ntago njye baranjye ntago njya mvugira ngo umuvumbi kumuvumba.
ibyo n'abana gusimbiza ubundi bavuga ko ngo ari bo bagize gute ngo bamufite mu nshingano ngo bamanaginga ngo bagira gute ibintu nk'ibyo bye ntazi ngo nibo bagomba kujya gute gukorana nawe njyewe rero si uko nabayeho urumva ubu uzaza nzi ko wangiriye umumaro ngo dukore ikiganiro byange ngo ndindire bariye ariko nabo bakugiriye umumaro kuko bakubakiye inzu nabo baragerageje nabonye n'abantu babigarukaho cyane inzu wabagamo bwa mbere twabigizemo uruhare kugira ngo bayikubakire twebwe ku giti cyacu nk'urugendo wenda iya mbere yaje gusaza ndetse urabona ko hari n'amatungo twakuguriye ntabwo twabishyize kuri kamera urabyibuka rero wenda abantu babitinzeho ati nta kintu twakumariye niko nagiye mbona comment hanshi babigarukaho ahubwo icyo nshaka kwibaza ni ukujyanye n'iki kubera iki yumva ko ari ikibazo kumuvuga ese wenda wowe wakiriye gute kuba uyu munsi hari aho abo bakoranye hari aho bageze wari ukwiriye kubishima ko waravuze ubishima n'iki byabaye ngenda bishima na biriya kugira ngo bijyemo ni uruhare rwanjye ni uruhare rwanjye nta ruhare rwabo rurimo urumva yego ni uruhare rwanjye nijye nabyize ko namuhaye umurongo yego urumva n'ubundi bariya baje ari igihe bagire gute bashaka abasha kujya gute gukorana nabo mbarekera abana ngo abana bakorane nabo kuko yewe ikigero ndimo ntago ari icyabariye abana bariya n'abana ibyo bakina nta naho bihuriye n'ibyanjye sinanabishobora pe ntago nabishobora mbaha abana ngo bakine ariko baje ari igihe bashaka umurongo nijye nawe umuhaye ndamwereka dore ijyana nawe mugende mukorane cyari ikindi kintu baba bambaza ni igiki mubanye gute mubanye nta kibazo kuri cyo kunyaka ko nta kibazo ariko iyo bigeze muri ibi ngibi uba ubona ashaka kugira ngo bo bashake kunyobora kandi ntabwo byabahira ukuyobora gute se kunyobora niba bavuze ngo iki n'iki ngo dukore nk'ubu kuba naganira nawe bakavuga bati uramenye bazi aho twamenyaniye bazi ibyo twakoranye uko bingana ese ikibazo kirimo ni iki sinzi impamvu nanjye ubu tuvugana nepo singiye gukubeshya sinzi impamvu niba ari bya bintu by'abanyarwanda umuntu ashaka kwikubira ntumbaze niko jye nabivuga niko jye nabibara ntabwo nakubeshya none se ni ikibazo umuntu abona uburyo by'abanyarwanda umuntu ashaka kwikubira kandi nanjye ikipe yabo ntayo nakozeho ubundi mfite ikipe yanjye bwite nanjye nkorana nayo yego niba nkenera kugana ariko icyiza nk'umuryango mwari mukwiriye gukora muri kumwe ahubwo nkwibariza akantu gatoya hari imikoranire wagiranye n'abandi bantu ku bijyanye n'uko wenda twaba turi kwica amasezerano mwagiranye kwa tutabizi njye nta muntu n'uyu n'umwe mfitanye n'amasezerano ntayo nta n'umwe dufitanye amasezerano ngewe baranabibwiye ngo tuyakore ndanga ntabwo nayakora bawubwiye gute barambwiye ngo dukorane amasezerano ngo twandikirane ngo y'imikoranire ntabwo ntabwo ibyo byari ibyo ndimo ninde abikubwiye nabo kubibwira ngo twakagarara n'uriya ngo n'uyu twasumane ngo tugirane amasezerano y'imikoranire ntabwo yani yewe nabaho nabera itangazamakuru narigiyeho kera nta muntu ugeze ansaba imikoranire ngo dukorane nta nayo nanasinya ndetse nanabakundira bose budahera wenda nk'ibintu bagukoreye byinshi bitandukanye ukaba dukwiriye kuba turi kubavugaho ko tubavuga ko twavuze tubashima urumva uyu munsi kano kanya biri kugaragara nk'aho wowe utishimiye ibyo bagiye bagukorera ndabyishimiye ahubwo ikintu nabonye cyaba ari abahungu n'uriya mukobwa urajya ushaka gutinya umuntu ushaka kuba yakuyobora mu gahe gatoya kandi wowe wari utuwe n'ubundi witunze abahungu ngira ngo n'amazi amezi menshi agera ku mezi 6 niba atarangaye urumva ibikorwa byabo nibwo mbibonye n'iby'ejo ubundi nari ntuye mbayeho nifasha ngerageza kandi nkabaho ibi rero umuntu ntakuntu yaze ejo bundi ngashaka kuguteranya n'abana n'umuryango n'iki ibyo bintu bibemerera aba bakoresha ibiganiro se nabo bateranyije n'umuryango ikigaragara ni nabo babizamo nepo ntabwo nabihisha twerure tubwire byagenze gute nta n'icyo bashobora kumbwira ariko ikibazo umuntu aturutse rero akaza gushaka kuyobora urugo rwawe wowe uhari nyirarwo ni bande abo nyine barabakorana akaza ngo wowe ngo dukore ibintu tugire gute kandi wowe ufite ibyo watekereje urimo ushaka gukora urumva agashaka mbere kukwereka ko ari we waba ukugize warangiye ushatse kunyaka ko ari wungize ntabwo nubwo twanabana urabireka nanabivamo none se bakuyobora gute kuko urumva barimo barakugirira neza sinzi impamvu ugera uko baramfasha ariko namwe miriya mifashirize yabo ubona burya umuntu azagufashe ibyo kugira ibindi bintu bijyana nabyo amagambo iki byinshi njya numva nk'abihorera
umuntu agapima akifata agahamagara umwana akamujyana i Kigali ntubizi wagira ngo uravuze ugasanga arashaka kugusuzugura umuntu akifata wajya kumukumva yaje gukoresha umwana ntiyakubwiye mbega basa naho aribo bashaka kugira gute kubayobora. Nicyo kintu ngewe n'ahanini mfana na niyo cyakubabaje. nicyo cyambabaje rwose simba mbishaka ko mutabana se ayo makuru yayomenyaga gute? ngewe ze urumva agiye wasanga barabisabaga aho aba wakada kubisaba haba se na mukecuru wanjye ubwe nawe ubwe ntiyatinyuka kumurekura yamaze kugenda mukecuru ahita abimbwira umukobwa dore yagiye kandi igihe nkasanga ntabyo nzi ko si ibyo bintu ni ibintu ni bande se zeze jewe umuntu ukorana nawe ni Kagarara na Ntoza na Kagarara mvuwe nta biganiro akora we naga ari umunyamakuru ne mutumirwa baramutumira ndetse abagifuriza neza umwana wawe oya n'ubundi rega ntaga bifurize nabi nta nabi pe ubundi derani niwe bakunda gukorana buryo igihe kinini n'undi mwana bita Gadi ariko je nta nicyo binantwaye Gadi ndamubona je nta nicyo binantwaye pe ni nabyiza rwose ko barimo gutera imbere ariko rero kuba umuntu akora ukabona umuntu arashaka kuguca amazi umubonye ejo mu gitondo ufite abantu bawe mukorana n'abariya nige baje bashaka ntago baje bashaka abana nige baje bashaka ariko kunkurikije imikino yabo mbona jewe ntagira gute ntayishobora nibwo akomezanyije nande n'abana ibyanze ni nabyiza pe ariko nta kintu sinzi uburyo mbifata ariko ikigaragara cyo bitanga umusaruro kubera ko nk'ibiganiro numvishe Sabese n'agasabe yerekana inzu ko babubakiye inzu ndetse babazana n'ibyo kurya. Okay, inzu reka nkubwire ukuvuga nk'inzu buriya iranzu gwayibonye kuriya mwubakiwe na Sabe na Kagarara ko nibo bayubakiye ko nabonye dore reka ngusobanurire ibintu bashyizeho mbigusobanurira nabyo ntabwo bishima nabyo ndabishima ibyo bashyizeho umuntu bafashe umucanga urumva bayitera umucanga bashyiramo sima imbere urumva n'ibirahure inzu ubundi yari ihagaze imeze kuko ntago narabashije kuba nakishingira inzu kuriya icyo mucanga ntuza bizananire ariko ndanabashima barakoze ariko ntago umuntu yabigira urwitwazo ngo abe yakugira gute yagusuzugura bivuze ngo hango ntabwo turi kwasobanukirwa neza kubera ko niba uyu munsi abantu badukurikiye babizi barabonye ibyo bagukoreye bakagutaha inzu ndetse babona ko ubuzima buri burahinduka uyu munsi ukaba ari kuvuga ati ukaba hari akantu ukizemo ati ngiye kubona yubatse gushyira umucanga nayo kubyishoborera ariko buryo ubufasha nta bufasha babutoya ntabwo pe ntabwo jewe rega ntago napinze ko batamfashije eze ko icyo umuntu abashimira bagashaka kumuhindura ese ubwo ibyo ni kubera iyo mpamvu gushimira umuntu ni cyadashaka no kutazongera kumuvuga mu kiganiro nyine ibyo ngubwo za propaganda zabo nyine bagenderaho niba yarakoranye amasezerano n'abari abishyira ahagaragara tunabimenye tumenye ko nta n'uwamukenera none se inzu urakana ko batayikubakiye icyo nakubwira cyo bashyiraho umucanga bashyiraho sima hasi bashyiramo ibirahure inzu y'undi yanjye ari ihagaze imeze gutya urumva rero urumva ariko nabyo byarakunaniye rero haboneka ubufasha buturutse kuri bya biganiro hari ubufasha bwiza buza ari bwiza ariko umuntu ntabe yagusuzugura ku kintu runaka ngo ngo nakoze iki ngo oya ariko uzi ko biruta murutwa namwe bya bindi mwebwe mushyiraho inimero y'umuntu mukayishyiraho umuntu akivuganira n'umuntu runaka akamwihera n'ubufasha wenda ntagiye numenya ko byabaye biriya biraruta ese za nka twaguriye zagiye inka zirahari mfite nkeya urabona byaciyemo hagati afirima gisigiye mbura n'akazi ariko zirahari n'ubu mfite inka ebyiri mfite inka niyayo irabatunze abana banjye banywa amata urumva ikomoka muri ziriya yego napfushije ebyiri ngira ngo ngurishamo izindi ebyiri hahandi hari inzu hano haruguru hariya nasanze wimucyaro hariya rero niba bagira ngo nsobanurire abantu hariya narahagurishije kubera impamvu zanjye bwite nari mfite ikibazo bituma mpagurisha nibwo namanutse njya kugira gute kubaka hariya wabonye ariko nahagurishije kubera impamvu zanjye bwite nako si n'impamvu zanjye bwite ubundi si ukubatunga byose narwanaga nabyo kugira ngo babeho kugira ngo babeho bariya dore bakagara ubona mbabonye ejo bundi nta n'amezi 8 twari twamarana ubundi ngira ngo nari maze nk'imyaka
5 nirwanaho biga bagira gute bimvuna n'ibi ibintu byinshi byagiye bigendera Mudahera wenda ntago ari ukukubahuka cyangwa kugira ute ariko byafatwa nkaho ari ugukorera indashima kubera ko niba uvuga ati inzu barayubatse ati bashyiremo umucanga ati bashyiramo ibirahure gusa ariko bisa nkaho ari ukunsuzugura kandi abandi bazi ko bakugiriye neza byagaragara nkaho ari ukudashima. oya reka nkubwire Nepo ntago nahakanye ko ntago mvuga ngo sinshima urumva narashimye pe ariko noneho umuntu niba wanamushimiye ishaka kugira iki kukugira igikoresho cye niba nganire nawe biraba ikibazo ngo singwagabonye gukora ikiganiro nawe ngo nibo nzajya ngira gute mvugana nabo gusa ubihereza gusa akaba ari abanyamakuru cyangwa ni abandi bantu erega winjyana kwe buriya ntubona ubu nasabe duhure mu nzu sinamumenya keka mubonye kuri radio nta nimero ya Sabe ngira urumva nimero ngira ni yakagarara na Gade nzi ko aribo dukara Sabe namubonye rimwe iwanjye uwo munsi ubwo namubonye sinari nanamuzinye urumva ariko yaje agukora ubuvugizi aje gutahira yagize uruhare kugira ngo yubakwe nibyo nkubwira baba barakoze pe ariko nanone buriya ubu akore poreka nkubwire ubu mvuga n'urugero tuvugana ngiye nawe tukavugana noneho ari nkaba mfite undi muntu tubana wabona ko mbana na wenda we mwanga ukavuga uti ntimuzavugane oya sivyo ni ibintu nibyo nashaka rero sivyo birimo kugenda bikurura ayo matiku yose wumva bo ntibashaka ko undi munyamakuru n'uyu numwe mukorana ikiganiro twakorana nukwiyo ako nugukeka nugukeka kubera ko ntabyo bakubwiye oya nagarwa ngo nugukeka byo biranagaragara rero niba umuntu avuga ngo niba ukorana ikiganiro runaka ngo ubanze umpamagare ngo turebe ko gifite umusaruro ngo byatanga umusaruro ibyo biri muri ubwo bibaho gusa Sabe we namubonye wanjye rimwe nubwo twabonanye nta nubwo ndongera kumubona hari cyo mushinja wapi nta namba pe nabara abahungu nabo ntacyo mbashinja ahubwo bo bampa uburenganzira bakina ibyabo nanjye nkina ibyanjye. Ese madamu wabivuga iki? Ntacyo bisa bivuga iki abivuga iki mubanye gute nawe biraho nta kibazo nawe twabanze gushaka kubishwanira icyo gihe nanabahagaritse gihe mbikubwiza ko nigeze no kubahagarika ugeze kwabuza gukora ibiganiro. Yes ndabahagarara bwa nta muzunya kungarukira mu rugo njya kubishya karenga inoza tuza ntabahagaritse ngira ngo amara nk'icyumwe cyose badakina n'ubundi bagikina kubera wowe oya ntabwo nagaruka kubera ni impamvu zabo narangeze aho ngaho ndabwa mugende mukine ibyanyu mujye mu byanyu ariko hatagira umuntu uzashaka kumbagamira iwanjye none mumbagamira nzabihagarika byose koko ari ugufunga umugisha w'abana ba ngiye ntabwo byari kufunga nepo ntabwo byari kufunga ngiye bwo kugira ngo nsuzugurire mu bintu nakureka twarekana usibye ko gusa ntazimaze wabana bwani uburenganzira bwanjye nshaka n'ubu none ntacyo mbakeneyeho kugende mujye gukina ibyanyu mu mahoro nta kindi n'ubu ntabwo numva icyifuzo wifuza kuko umwana wawe arakora ibiganiro nta kiganiro gisebya kigusebya kirimo nta kiganiro kimusebya kirimo nta n'ikiganiro nawe urambwira ngo ibyo twakoze hari icyo twamusebeje oya hari icyo twasebeje kagarara oya ntitwashimye twaramushimira ko yagufashe kubaka ndetse ukabona umeze neza ubuzima bwarahindutse ariko ndavuga ngo iki kiganiro cyaboneye kuko n'ikiganiro kimusebya ngiye ntabwo nagikora kuko kagarangiye muzi kera cyane ndetse nishimira iterambere yagize ikiganiro cyarabarakare sinzi impamvu nanjye ubu ntabwo tuvugana sinakubwira impamvu yabyo nzi ko barakaye biragaragara weya ni kucyekariga iyi ni ukubakika amagambo gukeka ibyo ukeka ntabwo ibyo abantu bakora ahubwo kubera iki wumva ko ari ikibazo babigezeho ikibazo nanjye nuko sinizo impamvu ndimo nanjye binshobera neza isi mesage yakwandikiye yego weza ntiwayiboneye wenda ngiye navuze ko wenda ari ubwana ko n'umwana kuri ngewe wenda ashobora kuba ari ubwana wenda bamuteye ndetse biranumvikana impamvu ze kuri we kubera ko na mbere nge nabo twakoranye ibiganiro byinshi cyane n'abana bawe ndetse n'abandi bose ko n'akagara nawe wenda ashobora kuba atabyikora ariko nawe namukoresha ikiganiro kati batigeze se bikora gutyo ariko ntabwo yageze anyandikira akagaragara nimero yanjye ahubwo ikibazo ugenda n'umwana wawe ugizeho ikibazo nanjye ntabwo mbizi ubu nanjye biranshobeye ubwo kitifuza no kubwo bakomeza gukora ibiganiro ndabona ariko bimeze ndabona ariko bimeze baravuga bati niba tugiye gukora ikiganiro tugikorane nabo ari abahungu ejo warampamagara urambwira ngo hari umunyamakuru akuje kujya gukora ikiganiro
niba babimwe uriya mukobwa yarampamagaye arambwira ati ikintu nashaka kongera kukugira abandi bantu ukora n'iki giki ndi bukore ubu nacyo ndabizi kizazana intambara ndabizi bo ntibashaka ngo hasingire undi muntu tuvugana kereka aribo bavuga ngo bahampaye uburenganzira ariko niba hari inyungu ubibonamo wabikora inyungu ze inyungu ni nk'uko nawe wazima yego ni nk'uko nawe twaganira nawe inyungu ukazima urumva hari ikindi naguha urugero rwa hafi nakubwiye ngo niba wangana na runaka nanjye ikinyarwanda kizura cyumva yego niba nangana n'umuntu mukaba muvugana nawe tuvugana mpere ko nawe nkwange oya ntago rwose sinzi aho iki kibazo kirimo kuva kandi neza ikiganiro twakoze ntawe wigeze tukaba ari abantu twarabashimiye ibaze gushimira umuntu avuga ati ntuzongere kumva ngo wagize ute gushimira umuntu avuga ngo ntuzongere no kumvuga gusa uwo muntu wowe nawe ushyira mu mutwe wawe uwo muntu niyo yaguha ibya mirenge wabifata ahubwo ntakemera ugapfa kigabo ntabwo nyambeshye uzi umuntu ushimira avuga ngo ntuzongere kumvuga buriya byatuma n'ibyo yaguha byose ukabireka ukabihagarika umushimiye gusa cyonyine byabaye ikibazo ni abana babi cyane baba bambabaje ariko hari byinshi bakufashije byinshi rero tumaranye igihe kingana iki nabigusobanuriye n'iriya nzu yo mu gikari ngira ngo ejo niho wabibonye ubu narayikinze ndongera nyitera urundi rwondo neza yakinze amadirishya imbere n'inyuma nyishyiraho n'urundi rwondo ibindi zongera izamuke mu gihe runaka bampaye n'ibiryo by'abana ntago mbaveba niyo mpamvu ndabiguhaye ni sabe none kano kanya urimo uramuvuga hoye kumuvuga zo numva bitarimo kubiza n'ikibazo kumushima ese yose nashaje bakwa nige sinagira ntuyingeretse kumushima so bivuze ugenda bashima ku giti cyanjye ariko niba umunagaza rero ntuzanshime gusa uwo muntu urumva nose ubundi wabiretse niba ubona hariho ubona inyungu cyane hariya se ntago jewe sinye kubeshya nzangana n'umuntu ngo nuko nkurikiranye inyungu nzavugana nawe nabwo twari dutuye tuvugana uzashaka ko turekurana tuzarekurana ese babaterankunga barihira wa mwana wawe wiga za Rulindo ni Rulindo yiga intuza umwe yiga Karongi umwe yiga Karongi ndiga Rulindo baracyabarihira bari bakira ariko birarangirana n'uyu mwaka ariko baranasoza barabasoje abaterankunga babonye gute rero kugira ngo tubisangize n'abantu kuko abantu nibyo nkubwabyo abantu bavuga ngo nagiye ngusura ngo nta kintu ngusigira ngo ntaki ariko sinya nshaka ko bijya kuri kamera kwenda nibyo by'inzu twakubakiye nibyo ngibyo by'inka twakuguriye ntabwo nashaka ko tubigarukaho ahubwo reka tugaruke ku baterankunga wababonye gute rero abaterankunga ntabwo ni ukuvuga ngo mfite umumama twari duturanye usibye ko ngubu yaje kuba inaha i Kigali niwe wanshakiye ngubu yaje kuba inanga i Kigali niwe wanshakiye abantu bamfasha abana tubatwara gutyo bajya mu ishuri gutyo ibikoresho rero ibikoresho utuvugana n'undi nirwanagaho usibye ejo bundi Sabe nibwo yabahaye ibikoresho ubundi nirwanagaho n'abantu banjye ubwo nsabye 1000 nsabye 200 nkabikora ni kangahe nakuzaniye abantu ngo bakugure ibikoresho babe nabizanye ntago nabibara nta nubwo nanavyibuka cyonzi cyo nuko babazanye gusa uretse ko urabonye abantu bavuga ngo ntacyo njya nkumarira bande ko banditse muri commande reka ubwo biba bifite ibyavuye neza igihe ukanzanira abantu bakamfasha bagira ngo ugire ute we nawe ushaka ko nzanzana kamera tukaza tukabivuga tukabibereka se ahubwo bene nk'aho ngaho bashaka kuzica umuntu bene nk'aho bakwica ashaka kuzica umuntu nepo reka kubigira urwenya ngo ni ukuvuga ngo burangiye njya kumenyekana na filima gisa yego urumva abitwa bagakire twarakoranye nakoranye nawe nakoranye na ba nepo bagiye nkorana nimba benshi twagiye dukorana amaradiyo agiye atandukanye ni amaji mwarakoranye ni amaji twarakoranye urumva
rero mu bantu twagiye dukora nta muntu nshinza ko ntacyo yamariye pe. n'abahungu baje bagwa mu kigwi cyande cya bamwebwe. yego ubuze buzaza mbirukane nzi ko rimwe twakoranye imbere ibyo nabi bintu nabibasha. ase ikibazo bagifite kuri twebwe cyo kibazo gifite kuri wowe. nanjye ntabwo nzi ibyo ari byo ubu hagati aho ntwambwira n'ibyo byose ntanabimenye niba ari kuri njyewe niba ari kuri bo sinzi. ariko Mudahera biragaragara nabi kumva ko uri kuvuga ku mwana wawe biragaragara nabi abadukurikira ashaka kumva ko hari uburyo ngo nawe udashobotse. njyewe se njyewe kuvuga ngo ntabwo nshobotse urumva nashatse umugore muri 2004 ubu tugeze muri 2026 ntunze umugore ntunze abana ushize imyaka 20 na 20 na ntunze umugore n'ubu ngubu ntibatunze kandi umutwe wanjye ari uhaguruka wonyine kugeza aya masaha nabikubwira ari uhaguruka buriya umuntu n'uburiya mwana ubona arimo kongera kuri yigira gutyo buriya mu bana ngira buriya mwana ni umwana muzima cyane ubwenge afite bwonye burahagije. musaba imbabazi rero heza ndamusaba imbabazi iki namugize ntabwo yishimira uburyo papa wari kwitwara ntabwo ari kwishimira uburyo papa wari kwitwara. iyo baho kwitwara rigangiye ibyo kwitwara nuko atambuza kuvugana n'abandi bantu runaka ngo bimuhe cyo sinakimwemerera. njyewe njye kwishyira mu gatebo njye kuvugana na Kagarara na Sabena noza bonyine gusa ibyo ni ibiki niba ubibonamo inyungu se kubera icyo utari kutabikora we inyungu ubundi se bigiye bibona ikigora ko reka nkoza akantu gato uki umuntu arwaniye urakimuha reka nkwereke uzanabirebe hari ikiganiro urabona nakoranye nabo oya hari icyo wari wabona hari icyo mwakoranye cyajya babazaniye ibintu mwaje gutaha inzu kiriya cyonyine kuva mbayeho kiriya ubundi urabona ngo nkurane ikiganiro nabo kubera iki utagikora nuko ntacyo babanyatse bo nibakora n'abana njye nibandike ndi mukuru urumva nzi ko nabayeho ngenda mbanye namwe nabaneko bandi wagiye hanze yego n'aba Valente mwe bose nibo bantu banzamuye oya ariko nyine yari cyo utari kumva kuba mudakorana ibiganiro ntabwo bivuze ko bakwanze ahubwo bivuze ko hari igihe nawe bataragukena bazagukenera ibyo none zo ku buryo undi muntu runaka yankenera nkamwirukana nkawe nkazomwa ntacyo tuvugana ko nta kibazo njyana nabo nta kibazo uriya mukobwa uzamubaza impamvu nta kiganiro ashaka twakora umubaza impamvu yari ubwo guhera wenda reka tubiveho twerukane no kuri ku buzima bwanyu bwo mu rugo nizere ko nyuma y'uko wenda tubasuye hari cyahindutsemo mugiye kuba mudusuye ni gake byahindutse ariko biraho nta kibazo ikiri gutanga umusaruro mu rugo kimeze gute wenda bijyanye n'imibereho yanyu mu rugo nk'umuryango muvuga abana bawe muvuga n'umugore ko mubanye gute bo nta kibazo erega nta muntu yagira nayo ikibazo mu rugo habe namba ntawe gusa nuko amenzi ko ari jewe nyururugo erega kuba uri umugabo nyururugo ntabwo bivuga ko utagondeka oye njyewe mba nkubwira ukuntu mbaho rero nepo ngira ngo niba utananze buriya njyewe iyo nzi ngo iki kintu niryo nkirengereye mbanze ngo niyo nkirengereye nkagikora nk'uko nakagikoze kuko kimvuna yego ndayengeye niba ariko buriya usibye ko abantu batabona batareba kure uzi gufata abana bangana kuri ukabatunga guhera ku kukiza n'urukwi urugura amafaranga buriya abantu babona ari ikintu cyoroshye umwana uzatuma kuvoma utazasenya utazagira gute nkaba mbatunze mbagejeje hariya kiriya kintu abantu babona ko ari ikintu cyoroshye kari ikintu noneho batunye yabaga nayo nanjye nari na muzima nibura wenda mfatiye usuka nkajya guhinga uzi kuramukira mu rugo wicaye utekereza ngo abana bararya gute nyina ari ubyuka wirukanka nawe ahigahiga bidakunda nta n'akazi agira gafatika buriya kiriya kintu abantu bakita ikintu cyoroshye ko byanatuma unasara ugata umutwe biba ari birebire hari ibintu birebire usibye ko abantu ntazi uburyo uzi umwana utazabwira uti ukajya ugiye paruzane n'akabido k'amazi ibaze ugahera ku itariki ya mbere ugura amazi ukageza ku yindi ya mbere urukwi ni uko
buri kantu ko ariko kose udafite ku mufuka ntibigushobokeye. none ko Imana yibahindura amateka mukaba mutari kumvikana. Reka ntabwo twangana, ibyo byose urimo kumva ntabwo twangana, nta nubwo mu rugo twangana pe. Ntabwo numvaga ibyo wari uri kumbwira. Narindi kukubwira ngo mbabarire ntabwo bizongera, ariko buriya bwanakire nabikubwiye mbabarire nyine kubera mu rugo. Okay. None se Sabrina, twakoranye ibiganiro byinshi ra? Ndumva kera tukiri abana bato ntabwo byabura. Twarabikoranye. Urumva nta kirimo nkwifuriza, manifuza ko ahubwo mutera imbere, yaba ari wowe, yaba ari we na Kagarara, yaba ari we nawe mu muryango muri rusange. Oya ndabizi cyane rwose. Urabizi ko urabafashe byinshi cyane, ntabwo ari ngombwa kubivuga, nta nubwo ari ukubyishimira, nta nubwo ari ukubitaka. Ndabizi mwakoze ibintu byinshi pe, nuko nyine wenda ari ugukorera abantu baba batazi ibintu agaciro, ariko mwakoze ibintu byinshi turanabashimira. Ngewe kubwa nyine akazi kanyu mwaragakoze. Yego genda bibashimira kuko iyo baba barabifashe neza ibyo mwabakoreye ntabwo baba bari hari ahantu. Yego njyewe nyine ndabibashimira ibyo mwakoze nuko ari abantu nyine baba batumva. Wese wowe ubuzima bumeze gute nyuma y'uko wenda warakuze, wenda maze iminsi mbona video zawe uri kumwe na Kagarara, ngize n'amahirwe ndakubonye kandi nabikubazeho, hasi hari igihinduka, wenda ushobora kuba abandi bitarahindutse ariko ubona ko wowe ufite intego yo kuzahindura n'abandi barumuna bawe kubahindura ubuzima kuko Kagarara buri guhinduka. Yego njyewe nyine urumva byinshi byarahindutse, kuko urumva nka mukuru wanjye cyangwa se Mugabe ntiyagira ikibazo ku ishuri ngo mbere kugikemura. Cyangwa mu rugo cyangwa se ubundi ntiyagira ikibazo ngo kugikemura. Wenda nanabaje na papa wawe arambwira ati bababuje gukora ibiganiro ahandi, urumva, ariko ndavuga ati nzabikwibariza amenye ese kuko umuntu ashobora kuza gukora ibiganiro ahandi ariko hari inyungu ubonamo ukabyemera, nkuko nawe nshobora gukoresha umuntu avuga ati rero uzaba uretse gukora ibiganiro kugira bigende gutya. Hari ibyabayeho? Urumva nyine ngewe kuko n'ubundi kuva kera urabizi ntabwo nakundaga ibintu by'amakamera, kuko njye rero ntabwo nkunda kujya ku mateleviziyo menshi. Urana baradukora n'ababwiye ati rero njye ntabwo nkunda kujya ku mateleviziyo menshi, muzambabarire nzajya mba ndi kuri iyi yonyine, nabwo nyine numvise bitandimo nyine ntabwo biba bindimo, ariko nyine urumva kuko mbibonamo inyungu ntabwo nabireka kandi mbona ari byo bahinduye mu buzima bwanjye. Urumva papa wawe yambwiraga ko Sabe yababuje gukora ibiganiro we na Asumani. Ibyo ntabwo babikoze pe, ntabwo babikoze nubwo nanjye nta nubwo mbikunda, nta nubwo noneho kubera no mu rugo n'ibintu bakora, nk'uyu munsi ukabona barabafashije, ejo nanone ukabona babafashije n'ubundi wagira ngo ibyo abambere bakoze nta n'ikintu bakoze. Nyine njyewe birambabaza n'ubundi mwumva abana bireka no kuza bajya kuri kamera bakavuga ibintu, kuko ubakorera ikintu ejo wagaruka ukagira ngo nta kintu na kimwe wabakoreye pe. Njyewe ndabibona kandi nyine ibintu biba biriho, niyo mpamvu rero. Kagarara rero yageze muri Ghana. Wabyakiriye gute? Ntabwo byabura nyine kwishima. Witeguye kuzamwakira agaze i Kigali? Ku ishuri se wagiye gufata bilete? Nagiye gufata bilete ubundi mu kigo, sinzi niba utari kumvise. Wabaye wa kangahe? Ntabwo baraduha ripoti, ubu turacyicaye izuba riratwishe. Umva kuraje cyane. Ageze mu wa kangahe? Siniya 4. Yageze siniya 4? Wayajyanye cyane. Kuraje rero? Urakoze cyane. Yego nawe urakoze. Mudahera wamukubye. Ndumva nta kindi twarenzaho, kubera ko umukobwa aravuga ati umuryango wanjye munawufasha, ariko ibyo mukoze bikarangira bise bishirana babikoresheje nabi. None uyu munsi oya bareka nkubwire ibyo nyibyo nibyo nakubwaga ndimo gushaka kugira gute gupfa nabo. Oya nyine ibyo ntabwo muri kubipfa, ahubwo ushaka kuba bigaragara ko ari wowe udashobotse. Ngewe oya, kuko uyu mwana avuze ati ngewe na musaza wawe ntabwo yagira ikibazo mbure kumufasha. Umva ngusobanurire, nakubwiye ngo kuva aho mbone bari abahungu
urumva nta mezi angahe yashize ngira ntagera muri 7 cyangwa 6 birashoboka wenda niyo yaba ari ukwezi ntacyo hagati aho ngo nakubwiye ngo imyaka yose mbayeho bari batunzwe nande wari ubatunze ariko uyu munsi babonye uburyo bushyashya uburyo se ngewe hari icyo mbabangamiraho nanjye ngeze ubu nabarega ntabwo bakubangamiye umva nkubwira ko umwana aravuga ati ngewe no kwiga ndiga neza na musaza wanjye yagize ikibazo ndamufasha ibyo se genda nabihakaniye ntabwo nabibangiye none se ikibazo ni iki ikibazo kubwira ngo ufashe ibintu nabi niba guze ibyo bishyimbo yazagasaga ari wabigurishije ni babiri oya byo ntabwo tubijyamo ntabwo bijya kuri kamera ibyo n'ubuzima bwanyu bwite muri rusange ariko ahubwo kubera iki emera guca bugufi emera kumva ko uyu munsi umwana ashobora kugutegeka ikintu kugira ngo inyungu zo mu rugo ziboneke mba mbikubwira ndabivuze ndi kuri kamera nta mwana wanyobora umva ashaka kuyobora yubaka urwe andekera urwanjye nkomeze urwanjye nta soni nta mwana wanyobora icyo kirazira kuko ngiye aho mbavanye n'aho mbagejeje genda hasi nta munyamakuru amubujije gukora ibiganiro reka avuze wowe muravuga ati waramubujije nta n'uwamubujije ahubwo we nuko adakunda kamera ngo bazamujye bamuhamagara reka ahita agenda urumva nyine wajya korana n'abandi kubera ko wenda hari inyungu abona kuko nawe ntahakana ko twakoranye ibiganiro byagenze neza ariko aravuga ati kuki muhora mufasha abo bantu ariko ubuzima ntibuhinduke murebe ahubwo n'aho bari ariko nepo gereka nkubwire ngo abana kuri ko ntari abana iyo ubona umwana yavuye mu wa mbere akagera mu wa 6 nta kintu abura abazi ko ibyo atwara bitoragura ibyo arya zikabitoragura azi ko biva hehe mu by'ukuri urumva ukuntu abana ari abana mu mutwe ngo ni abana ubu ujyaho ubu tuvugana aka kanya nkubwire nepo ushobora kumpa 1,000 1,000 nkabifata nkahita mbihayisha yego bigashira ntashize bakarya ubu ngo ntangira kongera gutekereza kongera guhiga ndi azongera kugira gute kuzaha byawe nahaye ibyo nyine ntago ndi kubyanga kuko uyu munsi n'abadukurikiye hano bashaka kugira ngo ngiye haruharema mbifitemo kuba umuryango wawe mutumvikana ahubwo ngiye mba nifuza ko wowe n'umuryango wawe ntago ibyo byanga burangiye mbuka nkubwiza ukuri ntubona genda avuga ngo nicaye ibyo nicaye muri arugo ni jewe mu mutwe ugomba kumenya ngo byanga bikunda bararya cyangwa barajya ku ishuri ibyo nibyo wicyo atari gukunda ni iki bari abantu bamenye ubwenge ubufasha mu bahaye bagira icyo babumaza umuntu yagwa amafaranga 1,000 uko cyangwa tubyo 50 ayo ngo zaba bari kugikare none se ko umwana noneho atangiye gushaka uburyo bushyashya ko butari kubyumva ubu tuvugana ngiye rwose mbwiza ukuri nashaka uburyo bushyashya bushakire bari umuntu bushakire bakuru be ariko mudahera wamuhiye ku ruhande akora ibyo ashaka akora ibi kuko ntabwo jye bamwanga ngo no kuvugana n'umuntu runaka ubu se ntago ejo nta sinjya nguhamagara yego ni 2,000 byanyubeye yego kuyamaza nimara kukwica bose bizagenda bita agiye mureke ibi bintu byose njye gufata akagara ibyo ntabwo wari ukwiye kubiva kuri kamera ntabwo wabibakuboge ureke oya ibyo ntabwo biza kuri kamera ibyo biri inyuma ibyo ntabwo ari wakubizana ahangaha none se mva nkubwira nyahagarike ni njyewe utuma ukomeza kubyanga oya neza oya wivuga ngo yahagarike urumva uraza ko nitumara kwangana ubundi bazayaguha bande bashobora no guha menshi kurenza ayo naguhaga barebane na barumuna njye n'akagana nashobotse mbimubwira abana igihe ikibazo ngera gikomeye cyane ni icy'aba bana dore kandi n'umuntu yarabivuze umuntu akamara gutera imbere mugatangira guteza akavuyo ubu ngubu ibi ntiwaba bitangiye kubera ko nyakagara agiye muri Ghana oya muramenye ntabwo namushimiye wapi umushinza n'umunsi n'umwe dore icyo nshaka ni kimwe genda mwibwiriye nawe muzabibabwira nabwiye kagana no kagarara kuba ngize amahirwe ukantura umutwaro w'aba bana n'ibikoresho niki mundi wenda nimushaka munyihorere yego n'iryo jambo bizamaze genda rimubwira mushimire mufata umwanya umushimire fata umuntu umushimire yewe ndamushimira pe kagara nta kintu mpfa nawe ari rorongone ari ntuzungu nta kintu mpfa nawe gicyo mbashimira nuko bantuye umutwaro w'abana singiye kubera jewe bari umutwaro ibaze none ko baragutuye umutwaro w'abana uyu munsi kaburi kuvuga ngo nago nemera ko bango ngo bansuzugura bagusuzugura bahagufasha bigutwaye iki jewe nepo ntago ari ko mba jyaho kugira ngo nsuzugure watwara ibyawe singiye kukubeshya pe burundu
ntakwihorera iki niko mbaho buriya ukazabaho gutese Njyewe. kuko uyu munsi si tubaho idusaba kwicisha bugufi nanjye dusaba no kwirengagiza nanjye nshoboye niba umuntu agusuzuguye akakurihira abana bawe akabaha ibikoresho akakubakira inzu wenda nagahitangira hasi ariko agushyiramo sima hari undi muntu ari gushaka uruhande akayishyiriramo ariko ahisemo wowe nanjye aguha ibyo kurya ntabwo ibyo nabihakanye ni na byiza pe neza niba umuntu umushimiye bikazana ikibazo ibyo ni iki wenda ibyo ngibyo habamo kubyirengagiza mudahera habamo kubyirengagiza wenda sindi mukuru kuri wowe kundi muto kuri wowe kubera ko n'ubu ngubu turi kuganira ariko hazamo no kugira inama mo gatoya niba uyu munsi umuntu yarakubakiye inzu ukaba uri mu nzu irimo sima urumva wenda ntabwo yayitangiye hasi ariko yagufashije kuyuzuza ni amafaranga ye nta deni mwari mufitanye yewe ibyo ndabyumva nepo ndabyumva pe n'ubundi ndacyanabashimira barakoze ariko rero mu gihe yumva ko namushimira bikaba ikibazo cyokora icyo mbasabye imbabazi ntabwo nzabyongera icyo cyo ntabwo uzongera gute ntabwo zongera kujya mbashimira none urajya ukora icecekera bagakora ibyo bakoze bagakora nk'icecekera nuko utwo sabe shaka ko ari nk'umuntu wo mu muryango w'abasabe warukeneye irasima bagushyiremo aho kanga kuyihereza undi muntu wo mu muryango akayihereza wowe rega nanjye niko ibyo nabyanze njye ntabwo nabyanze sinibyo ngo ngo narabashimiye nyine ibyo byose emera ko wagucisha bugufi kubera ko amafaranga ni ayabo baragutunze uri kubyumva mudahera ubwo ntacyo nagusubiza sigaho udatuma mvuga nabi urababaye cyane udatuma mvuga nabi ngewe icyo nemeje ni kimwe ibyo bakoze simbihakanye narabashimiye nyine icyo udashaka nuko ngo bagusuzuguye gute ubundi ariko neza agasuzuguro karenze kuvuga ngo sinzongeye kumva navuga ari izina ryanjye kuri kamera ariko akubwira wese uwo mukobwa azi ko yaranyandikira arambwira ati nuko bimeze ariko namubwira ati rero urumva ko naranye nawe arambwira ati sorry mbabarire kuko ampamagara namubwira ati rero nari kumva ikibazo cyawe ariko soko ari kukimbaza kuko ari ijambo arakoresha numva si ryiza arambwira ati nta kibazo arakupa none rero amamagaye ari kumbwira ati sorry mbabarire nakubwiye nabi ariko sinabishaka nawe rero ni nkuko bakuzana ibyo kurya ugiye kuri kamera ukajya ushimira kuri nabwo ubuciye bugufi ndetse ugaragaje ikinyabupfura rero gutyo ukomeza kuvuga ati reka nihangane ibyanyu byose mbireke nibyo bituma uyu munsi ugomeza kubaho ni nkuko ugeze no mu igororero usanga umwana w'imyaka 19 ari kuyobora umuntu w'imyaka 70 kubera iki yagutanze aho hantu hari ubushobozi kurushaho ngaho rero nepore ibyo nakubwira nta kintu upfa n'abahungu nabo ntacyo mupfa nta kintu upfa nabo ntacyo bapfa nabo ari n'umwana w'iwanjye ntacyo dupfa ubwo icyo bantegetse kutazongera kubavuga kuri kamera n'icyo bagifata gutyo bikore gutyo ntacyo nanjye icyo nkwemereye mu gihe utariyunga n'umukobwa wawe ntabwo tuzongera gukorana ikiganiro ariko kugira ngo nicyo mfite ikibazo mfitanye nawe ntacyo pe none se kuko umukobwa wawe atishimira imyitwarire yawe dore ibi nibyo byabaye kuri papa wa Deben wenda imana imwiruko ridashira yakoze ibiganiro umuhungu we ntiyabyishimira kubera iki abantu bamushutse ariko we sinagushutse bamushutse bamuzana kuri kamera agiye gukora ibiganiro avuga nawe umuhungu we agize ute urumva n'ejo bundi wenda nagugira amakuru yo hanze muri Afurika y'Epfo naho byarabaye umugabo ajya kuvuga umwana we kuri social media umwana atangiye kwibonera icyo kurya no kugira ute none nawe nibyo urimo we ngiye ntabwo sikuvuga kumuvuga nabi ntabwo umuvuga nabi pe wahereka ngaho usaba ikiganiro tukatubwiza abantu kuri tugiye kugana wenda twaretse ko hari umunyamakuru mutumye kuganira turi kuganira nk'abantu ashize iminsi yambwira ati tuzakora ikiganiro tuzagikora nko kureka ni itatu mbere uko kupanga ikiganiro tugikora umunsi umwe so ubyibuka kubera iki se nabitindije sinzi impamvu ariko wambwiye none nambwira ati ngiye kongera gushimira abantu hari ikindi kintu nagezeho inzu yo hanze arahigeze wenda ntabwo nzi ko tuganira ibijyanye n'ikintu umwana wawe n'ibiki byose sibyo ariko se nyuma y'ubu buzima ko aragiye nk'umunsi wenda ngende ushobora kureka nk'itangazamakuru ariko ukagora komezanya na sabe ashobora no kureka twakomezanya hari igihe uzamukenera uwo muntu nanjye nibyo nkubwiye none se ninkureka sinzagukenera ninkureke nawe nzagukenera
nawe ntagiye nzagukenera kandi ndanagukenera inshuro nyinshi ndanagukenera pe. mudarega abo ngabo reka tubihorere, ahubwo reka twiga nkwibariza akantu gato. Mu rugo ubujyanye n'ubuzima noneho niki kibura kugira ngo uyu munsi ubuzima abana bagiye kujya mu biruhuko baraza kugukenera, yaba ari Mugabe yagiye kuva ku ishuri ahubwo agiye kuba atazanasubirayo babiri barasoza bararangiza arabashoje. ahubwo utangira ubwira abantu bashakira abana bawe akazi wenda ubuzima buhinduke, ujye reka gukomeza wenda gutekereza ko undi muntu waguhindura ubuzima, ariko urumva abana bazaguhindura ubuzima ukomeje kubana neza n'abana bawe. Erega ntacyo nutanye nabo, nta nacyo mbikubwiza ukuri. Uwarya se ari uko nahize, icyo nicyo cya mbere. Biga kubera ko nabahigiye, ariko uyu munsi bageze aho batangira kwigaburira. ubu ngubu ubwo ngira amaze nk'amezi 6 rwose ngiye kukibeshya. Numva nanjye n'impamvu mvuga gutya ni uko nta mutwe nataye w'ibyo kurya. Urumva rero ni umurengwe cyo rwose ntago ngita umutwe cyo wenda sinzi ni wawe fata wifate nabi, ariko numva yaba ari umurengwe. Ntago ari umurengwe, ntago ari umurengwe. Ariko ze nkubwire nepo none umwana yagagura akavuga ngo nafashe ibintu nabi, mbafite abana 6 buri wanyuma w'ubucura afite imyaka 7. Urumva umukuru afite 10 hafi n'8 arimo ararangiza ishuri na musaza byose ari ku mutwe. Umuntu akoza akantu k'amezi 6 ashatse kukumenyera bigeze aho ngaho. Ntago kumenyererega oya ibyo byose imwimviye se amagambo yose sinyumviye. Ariko ni nabyo yakubwiye se, yarakubwiye ngo erega kujya nyine ushobora gusanga kujya mu itangazamakuru hari uburyo bimwicira izina amaze kugiramo. Ubyumva se nagumva icyifuzo cye je nabyumvishe ubwo mbega izina rye kongera no kuribwa kuri kamera sinzongera. Yego cyane. Mbere ko dusoza rero ikiganiro abadukurikiye reka twari tubasezeranye ikintu kimwe nuko uzavugana nabi n'umwana wawe oya sinshobora nuko mutsagira ibyo mukomeza gupfa n'umwana wawe, ahubwo mugomba kubana neza mubanye neza mu mahoro. Rega ariko z'umuri turabanye. N'impamvu nifuje ko dukomeza kugana kuri ibi no kugira ngo dusoze ikiganiro wiyunze n'umwana wawe, mujye muhora mumeranye neza, mwishimye, museka, mwishimira iterambere umwana ari kugenda ageraho. Akujya ngo ibyo nabyanze. Ega ariko akundi je narababonye kwakundi umuntu abona yanabonye n'amafaranga, je ntago mvugira umuvumbi kuvumba, yabonye amafaranga kumva karemereye cyane. Yaye ngo akumva ko mbega remereye kandi je nta uzi umuntu wandemeraho buriya batakiri mu ndangamuntu yanjye nibwo bari ku ruhande bashaka n'ibyo bakora, ariko igihe cyicaye mu rugo amenye ko ugiye muyobora 100%. Hari nyine hari uburyo mubanye atishimira umwana aca bugufi imbere y'umubyeyi, ariko n'umubyeyi nawe hari igihe aca bugufi imbere y'umwana. Rero nibyo nakubwiye nepo n'ubu ugiye utankura mu mutwe kuva nzi ko ngutunze ntago waza kunyabura ngo biguhire. Cyakora we ambwira ati nibura nawa n'ibyo 10 barabibura cyangwa 20 bikabafasha. Urumva ariko namenye ngo uburenganzira uko muha uburenganzira bwe nanjye mfite uko bwanjye ngomba gukoresha. Kumbwira ngo ye kamera niba yanga ndayikunda nanjye ikoresha. Nzaho yambanye nawe yanjye kugeza amasaha ni kamera. Kumbwira ngo nigiye kamera. Mugadare kadusoreza hano ikiganiro cyiza turi kugirana, ariko turasoza wibutsa abantu wenda bibutse kugira ngo inama nkugira wenda arabandi badukurikiye baduteze amatwi bari kutumva ari kutureba bakugira indi nama wenda urutiyo ndi kukugira uyu munsi wenda yishobora kuba yagufasha nawe yakugeza babwiye nimero ya telefone 0788 48 702 1. Ndagushimiye cyane. Yego.